being the player of the tournament and all. How does it feel? Amazing feeling, I think the stadium was even louder than last time, and I just have to say thank you for the support. Thank you for the team, thank you for the coach, because our team spirit has made us unique, and I think you can see it on the pitch. Ese wabimenye? Ese wari uzi ko rutahizamu mushya w'Amavubi yahise yandika amateka yo mu irushanwa akinye bwa mbere? Ni mu marushanwa ya FIFA Series yabereye mu Rwanda. Mikelz ntiyagarukiye ku gutsinda gusa, ahubwo igitego cye cyatoranyijwe mu bitego byiza by'irushanwa ryose. U Rwanda rwakoze amateka rwegukana igikombe, rutsinda ibihugu bikomeye birimo nka Grenada ndetse na Estonia. Ariko igikomeje kuvugisha benshi ntago ari uko gutwara igikombe cy'isi, ahubwo ni ubuhanga budasanzwe bwa Mikelz wahise yigarurira imitima y'Abanyarwanda ndetse anatorwa nk'umukinnyi mwiza w'irushanwa. Ni iki cyihariye kiri muri kiriya gitego cyatunguye FIFA? Ese Mikelz yaba ari inyenyeri nshya izatuma Amavubi azamuka ku rwego mpuzamahanga? Ni gute yitwaye ku nshuro ye ya mbere mu Mavubi ndetse no mu Rwanda muri rusange? Reba iyi video kugeza irangiye wumve byose, kandi ukurikire uburyo burambuye urebe igitego cyavugishije isi yose, unamenye impamvu benshi batangiye kuvuga ko Amavubi abonye rutahizamu utangaje. Icyo ngusabye, kanda like kugeza ubu ngubu, ukande subscribe niba utarayikora, ubundi nze ngutekerereze ku by'urutahizamu watangiye gutungura isi yose n'Abanyarwanda muri rusange. Bamwita Mikelz. Mu gihe benshi rero bagitegereje kureba icyo u Rwanda ruzakora mu marushanwa ya FIFA Series 2026, hari izina rimwe ryaje gutungurana rikigarurira imitima y'abakunzi b'umupira w'amaguru mu Rwanda. Byongeye kugaruka. Iryo zina baryita Leroy Jack Mikelz. Ubundi nta muntu wari witeze ko umukinnyi uhamagawe bwa mbere mu ikipe y'igihugu Amavubi ashobora gukora ibitangaza byihuse gutya. Ariko ibyo yakoze byamaze guhindura amateka kugeza ubu. Byari hagati ya 26 na 30 Werurwe mu mwaka wa 2026. Ubu mu Rwanda hakaba haraberaga irushanwa rya FIFA Series byahuje ibihugu bitandukanye byo ku isi. Abafana bari buzuye stade Amahoro, bose bari bafite amatsiko yo kureba Amavubi uko azitwara imbere y'amakipe atandukanye. Umukino wa mbere w'u Rwanda wahuje u Rwanda na Grenada. Benshi bawinjiyemo batizeye neza ko Amavubi ashobora gutsinda ibitego byinshi, ariko kandi ibintu byahindutse mu buryo butunguranye. Amavubi yanyagiye Grenada ibitego 4-0 byose. Ariko hagati muri ibyo byose Mikelz niwe watangiye kwandika amateka. Yinjije igitego cye cya mbere, atanga icyizere ko hari ikidasanzwe kiri kuza. Ariko inkuru nyayo yatangiriye ku mukino wa nyuma wahuje u Rwanda na Estonia. Ni umukino wari ukomeye, buri ruhande rushaka gutsinda urwegukana igikombe. Iminota yagendaga ishira, abafana batangiye kugira impungenge, ariko haza igikorwa kimwe cyahinduye ibintu byose. None icyo gikorwa ni ikihe? Mikelz yafashe umupira awutwara mu buryo bwihuse, azamuka yerekeza ku izamu. Abafana bose barahaguruka icyarimwe. Mu kanya gato nk'ako guhumbya are kuri shot rikomeye mu ruhame, kandi ako kanya rihita rihama. Umupira
kujya mu izamu nta kabuza. Igitego kiba kirabaye, stade yose yahise isakuza, abafana bose barasimbuka, abandi batangira kuririmba izina ryiwe bari bataranayimenya bati Michaels, igitangaza mu bakinnyi b'Amavubi. Byari ibyishimo bidasanzwe. Icyo gitego ntabwo cyahesheje Amavubi itsinzi gusa, ahubwo cyahise kiba mu bitego byiza byatoranyijwe mu irushanwa rya FIFA Series 2026. Itsinda rya tekinike rya FIFA rero ryamaze kwemeza ko igitego cya Michaels kiri mu byagaragaje ubuhanga buhanitse, icyizere, ubushobozi bukomeye bw'umukinnyi mushya waruje kwiyerekana ku rwego mpuzamahanga. Nk'aho bidahagije, Michaels yanahise atorwa nk'umukinnyi mwiza w'irushanwa ku nshuro ye ya mbere akiniye Amavubi. Yamaze kwerekana ko ashobora kuba umwe mu bakinnyi bashingirwaho mu myaka iri imbere. Ariko kandi ikindi gishimishije benshi ni uko Michaels ari kumwe n'abavandimwe be muri iri rushanwa. Ibintu byatumye inkuru ye irushaho kuba bidasanzwe. Kuba umuryango wose uri mu mupira ugahurira mu ikipe y'igihugu ni ibintu bidakunze kubaho ubundi. U Rwanda rwahise rwegukana igikombe cy'itsinda rya A, byerekana ko rushobora guhangana ku rwego mpuzamahanga, ariko ikintu cyasigaye kivugwa cyane kurusha ibindi na n'ubu ni igitego cya Michaels. Igitego cyahinduye amateka kigahesha ishema igihugu cyose. None Michaels yaba ari inyenyeri nshya izazamura Amavubi ku rwego rwo hejuru. Ese iyi tsinzi yaba ari itangiro y'ibihe bishya by'umupira w'amaguru mu Rwanda? Ese hari byinshi bitangaje bikiri imbere kuri uyu mukinnyi? None ntabyo tuzi, gusa ibi byose abakunzi b'umupira w'amaguru bakomeje kubyibaza. Ikintu kizwi cyo ni uko Leroy Jack Michaels yamaze kwandika izina rye mu mateka y'umupira w'amaguru mu Rwanda. Inkuru iracyakomeza kuko urugendo rwe rushobora kuba aribwo rugitangira guhera uyu munsi. None uyu mukinnyi wamubonye ute? Ubona ari ugiye kuzana impinduka se? Duhurire muri comment. Nyabuneka ibuka gukanda like, ukande subscribe niba utarayikora. Njyewe duhurire mu zindi nkuru nanone.